urugero nafashe rwo kwifungisha ndi umugabo n'ubuhamya bwanjye nirwakagombye gutera ibibazo. Abantu benshi barabyibajijeho, ubundi ni uburyo bworoshye cyane buhari bwo gufasha umudamu wawe iyo umufashe gahunda yo kuringaniza imbyaro. Ntibinakorwa n'umuganga ubaga oya. Joni muze bavandimwe hano kuri dusangire urukundo dusangire ubumenyi dusangire urukundo dusangire ubumenyi. Abavandimwe badusangire nidanangaha ndabasaba kuri subscribe no ukanda kukazogera. Nanjye narabikoze nkora subscribe nkanda no kukazogera. Murakoze. Muraho nshuti za dusangire nk'uko bisanzwe, reka dushimire uwo mwana Dani. Dani ni umwana w'iwacu i Rwanda. Simurebe ukuntu acuranga gitare, acuranga n'uturirimbo twakaranyuze. Mushobora kumureba mukamukurikirana kuri YouTube, ni umuryo wa Dani. Uyu munsi hari ikiganiro nakoranye na madamu nashakaga kugira icyo mbivugaho kuko byateye ibibazo byinshi cyane. Abantu bambajije ibibazo bikomeye, rimwe no gusubiriza abantu umuntu umwe biragoye, mbabarire, ahubwo umuntu asubiza muri rusange abantu bose akabyumviramo. Kwifungisha uri umugabo nubo buryo bworoshye buhari bukomeye. Mu kiganiro twakoranye na madamu twagerageje kubisobanura ku buryo buhinnye. Reka mgishireho gikeya gatoya mwumve gake. Akenshi abantu bakunda kuvuga ngo ni ibintu by'abadamu, ariko ngiye kubaha ubuhamya bwanjye. Mbere yo kumbaha ubuhamya bwanjye, reka tubwire kwanza ese kuringaniza imbyaro uruhande rw'abagore biba bimeze gute? Murakoze namwe abadukurikiye. Kuringaniza urubyaro ku badamu tuvuga yuko ni nkuko yavuze tubiharira abagore, ariko mu by'ukuri ni ibintu biba bigoye, ni ibintu bivangira umubiri. Hariho uburyo bubiri bw'ingenzi navuga. Hariho imiti cyangwa se inshinge, ariko byose bigenda bikavangira umubiri, uburyo umubiri ukora, bigahindura uburyo umubiri ukora. Nuko rero nicyo kiganiro twakoranye, ndaza gushiraho na link nyuma batigeze bakurikirana baze kuyikurikirana. Tunabasaba gukomeza gukora subscribe kuko hanga kuri dusangiza ibintu cyane cyane by'urukundo n'ubumenyi butandukanye. Kwifungisha uri umugabo bitandukanye n'iby'umugore cyane rwose. Ubundi ninde wakoze ibintu byo kuringaniza imbyaro? Si abagabo se babikoze, babikorera abagore? Ibya mbere iriya implant bashira ahangaha, urushinge batera bita depo shot, batera buri amezi 3, cyangwa ibinini, cyangwa kuriye babaga, cyangwa bagacisha bakajya gufunga mu nzira nyababyeyi. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutera ibibazo bikomeye, kandi ari inzira yoroshye cyane isigaye baho, ari yo kwifungisha uri umugabo. Ntago binakorwa n'umuganga ubaga, bikorwa n'umuganga bita urologist. Urologist ni umuganga ushinzwe cyane cyane ibihimba, bikorwa n'umuganga urologist. Urologist cyangwa urologist nimba ko bavuga mu gifaransa, ni umuganga ushinzwe ibihimba cyane cyane guhera ku mpyiko kumanura hasi, navuga ku bihimba by'irondoka, nimba ko nabyita kureba bita mu Kirundi. Ibyo ngibyo niyo cyane cyane ni umuganga ubikora, kandi niba nabyita no kubaga surgery, oya babyita incision cyangwa clip. Sobanukirwa gutya, umugabo iyo ahuye n'umugore hari amazi nakwita amanuka. Ayo mazi aba ari mu bwoko bubiri, harimo amatembabuzi nibona ko nakwita, akabaho n'intangangabo. Intangangabo kandi zose zituruka mu nzira zitandukanye. Intangangabo ituruka ukwayo n'amatembabuzi akaza ukwayo. Intangangabo rero nizo bafunga inzira zayo. Murabizi neza umubiri wacu ukorwa n'ibintu byitwa supply and demand. Supply and demand no kuvuga ko iyo inanga zisohotse umubiri uhita wibwira gukora izindi.
rero iyo bafunze umubiri nawo urahagarara kuko ntago zisohoka ntago zikora nuko biba bimeze. Ubu buryo bukoreshwa nk'iminota hagati ya 10 na 15 muganga aba amaze kurangiza kuyikora, akaguha iminota 30 yo kuruhuka. Mu minota 45 narindi mu nzira na madamu turimo gutaha. Hanyuma rero bakaruhuka, abadamu bacu bakaruhuka biriya bintu bashirwa mu mubiri. Hormone zo mu mubiri wacu nizakagombye kuza gukinishwa n'ibindi bintu. Umubiri w'abadamu hormone wo buri mu mubiri yabo ufite n'izindi bintu yakora. Ni nawo mpamvu usanga n'umudamu akenshi atishima. Murabizi neza ko hormone zikora ibintu byinshi cyane mu mubiri. Iyo zihungabanye no mu mutwe birahungabanya na hose. Reka nshimire umugabo twiganye wambwiye yuko ngo amaze kumva iyo video ngo azazinduka mu gitondo aje kubona na muganga. Imana igumugisha. Ubwo ni wumva mugenzi wawe. We yaranambwiye ngo ikibazo nuko umudamu we bagiye bamushiraho ariko akabaho ibintu byo kuvirirana, rimwe na bagafata gahunda yo kubireka. Umugabo urahari ushobora gufasha umudamu wawe. Ibyo ngiyo niyo turebesha amaso. Ari n'ibindi tutarebesha amaso, aho usanga ziriya implant cyangwa deposit rushinge n'ubundi buryo bukoreshwa bugenda bukainteractinga na hormone zacu cyangwa bukivanga na hormone ziri mu mubiri. Kandi umugabo uri aho ngaho bakora clip ifunga nzira gusa y'intanga, ibintu bikagenda neza, ukaguma uri umugabo. Mwanya ngiye nushobora kubona n'inkovu nta gatoya kubera ko ni incision ntoya cyane iba yakozwe. Ubwo rero nashaka mbabwire yuko hari abantu benshi babyakiriye nabi. Bamwe n'abagabo mfite kuri WhatsApp yanjye benshi cyane, narabifurizaga ibihe byiza bizaza by'umwaka, nkahita mbabwira ngo ngusangije n'indi nibanshubije. Nano kumbwira ngo umwaka musha muhire cyangwa icyo yabahise baceceka. Ariko ndabizi neza yuko ko benshi ni intambara iri mu mutima. Akenshi intambara iri mu mutima no mu bitekerezo. Ikintu kitubuza twebwe abagabo kujya twishira ku mwanya w'abagore wacu ni ikintu kimwe, n'ubwoba bwo gutakaza. Ubwo rero bwo gutakaza, icyo dukora tubuildinga, turiyubakamo izindi mbaraga mu rugo kugira ngo ducecekeshe wa wundi tuzajya dushoraho ari we ugomba kwitanga akaba sacrifice yo mu rugo. Hari umudamu wambajije, we twaranakoranye, yarambajije ngo none ngiye nabivuganye n'umugabo wanjye mwereka video, arambwira ngo ubu ngubu ngo sinshobora kuzatakaza ubugabo bwanjye. Bibaye gutyo ntago byari kujya bikorwa, kuko ntago ari byo biba bigamije. Ukomeza uri icyo ari cyo, uretse kare akayira kaba gafunzwe ko gutanga inanga. Kandi kare akayira ko gutanga inanga siko kakora umugabo kuba umugabo, ahubwo niko kamaro kayo no gutanga inanga, inzira z'inanga ziza gufasha nimba mushaka kubyara. Ariko iyo mufashe icyemezo cyo kuringaniza imbyaro, ruhura umudamu wawe ubikore, ni ibintu byoroshye cyane. Ari umuntu wambwiye ngo umudamu wawe wowe yarakoroze. Umwe yarabinyandikiye n'umugabo ari Burundi. Nimba ari uburozi bwiza buhari bwo gukunda umudamu wawe, ahubwo mbonye n'ubundi nabufata, kuko ndabizi neza yuko umudamu umukunda rimwe agakukunda kabiri cyangwa gatatu. Umwereka akantu gatoya akakwereka 10. Nukuvuga ko mbonye naguri nawe nyine ari abantu benshi, rero n'abandi badamu babiri binyandikiye kuri Facebook n'ibyo ngibyo. Tukinashakana nawe tukirambagizanya, abantu benshi bari bazi ko yandoze.
nimba ari kundoga byatumye tubana nabyo ni byiza cyane, nabyo ni byiza kuko uburozi buganisha ku rukundo ni bwiza iyo bwabagaho. Nuko rero abavandimwe, nawe wowe wavuze ngo ndi ikigoryi, nashamba mbabwire yuko ko nkora mu bintu by'ubuzima, nibyo bintu nkoramo guhera kwa mbere kugeza kwa gatandatu. Nkora ku bintu by'ubuzima, ndahura n'ibintu byinshi cyane bigendana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ibintu ndimo kubabwira ni ubuhamya bwanjye kandi ni ubushakashatsi nakoze, sinshobora kujya mu bintu nzi neza yuko ko ari ibintu bishobora gutera ingaruka. Niyo mpamvu nshimira abagabo bose, nawe uri i Musanze wanyandikiye umbaza ibibazo byinshi ariko wafashe icyemezo, nawe ndagushimira. Nadine uba mu Budage, uba muri Denmark, nukuri ntago nkuzi ariko wowe n'umugabo wawe muri intwari kuba mubasha kudukurikirana mu ikiganiro, n'umugabo agafata icyemezo cyo kujya kwifungisha akuruhure, ni byiza cyane. Uburyo tugaragaza abadamu bacu tukabagaragaza urukundo, kimwe muri byo nuko birinda kugira ibintu bibavangira mu mubiri wabo, kandi twebwe ubwacu dufite ubushobozi tw'abagabo bwo gukora shortcut cyangwa kubihina ku buryo bworoshye cyane. Nabo bakagira amahormone mu mubiri wabo bagomba gukora ibyo yakagombye gukora ariko atavangiwe. Murakoze cyane. Ngiyi video twakoranye na madamu, tubifuriza gukomeza kugira amahoro mu rugo n'urukundo. Uwiteka abarinde.